tujye muri ekipe ya jana muri Murera umbwiriye ibintu barimo gukora ngo biteye ubwo. Yes, reka tujye muri ekipe ya Rayon Sport ngira ngo ku munsi w'ejo abantu bagiye bumva byinshi babonye byinshi mu masaha rwose y'umugoroba bagiye kubona babona uwitwa Didier Taichi umusore wa ekipe ya Police wakinaga ekipe ya Police n'umusore ushobora gukina nk'umuwinga ushobora gukina ku ruhande ushobora gukina yataka izamu ariko bisa nkaho muri ekipe ya Police rwose yaratakibona umwanya bijyanye n'abandi bakinnyi bahari mu gice cy'ubusatirizi urumva Rage yaraje bakabaraza ubwo ba Richard Kirongozi barahari ubwo nyine nyirizina muri atake ba Elijah ba Okwi n'abandi bakinnyi kubona umwanya rero kuri Taichi bisa nkaho byari bigoye ariko polisi kavuga ati uyu mwana turacyamubonamo icyizere ntago twamugurisha burundu bafata icyemezo rero ekipe ya Rayon Sport binahurira nako nayo yari iriho imusaba beza kurangira polisi imuhaye go ahead green light baravuga bati genda ujya muri ekipe ya polisi iranavuga iti rwose amikoro ya Rayon turayazi polisi yabaye imfura cyane kuri case ya Taichi baravuga bati igihe cyari gishize igihe cyari gisigaye kugira ngo shampiyona irangire icyo gihe twebwe tuzakomeza tukwishyure bya bindi byo kuvuga ngo ikipe ngo itije umukinnyi ngo hagiye ngo baratanga ngo senkani muri ikipe ngo vuye mu itange senkani oya polisi avuga ati niba ari ikibazo tudafite ikibazo cyakemutse ni ikintu kijyanye mana Nyagasani n'amafaranga ariya muri polisi ibikorwa nk'ibyo byo gufasha byitwa gute ni community policing ngiye kuvuga ngo ni nkunganire kandi nkunganire ni ya leta birenda kubyo ni nose yose ibyo nyine nkabyo community policing none bane ko bimeze ashaka hazajya no kurya muri mesi ngo iki no gutiza just urumva baramutiza rero ariko gutiza kwa nyako igihe rwose cyari gisigaye Taicharagiye no mu myitozo iri kubera mu Nzovu ubu ngubu mu gitondo iri kuba Taichari gukora imyitozo ya mbere muri ekipe ya Rayon Sport mu kanya nabuze mbona ama video abavandimwe bagendaga batwoherereza icyo ni kimwe rero ni icya Taichi kigomba gukosoka ubwo byaba bisigaye wenda tuzaganiraho Ruvuyanga byaba ari ukureba uburyo azakinishwa muri ekipe ya Rayon Sport naho azakina no mukinnyi ukina ku ruhande Rayon Sport ifite abakinnyi benshi gukoreshwa nka nimero 9 rimwe na rimwe Rayon Sport ifite abakinnyi benshi muri iyo departement ngira ngo abona baraga ba polisi no kuri Rayon ngira ngo baranabaruta ahubwo nabo ni benshi biragaragara ko harimo competition mu rwego rwo hejuru cyane muri attaque ya Rayon Sport ariko ngira ngo Taichi nibamwegera kabona iyi public ya Rayon ashobora kuzabikoraho nagomba kwitekerezaho kabiri uwo numwe rero ikindi kintu muri Rayon Sport kirimo kivugwa cyateje mu byukuri impaka nyinshi cyane n'umukinnyi n'umwana wo mu Gakenyeri ahantu ngo hafi ahantu bita ku Gatsitsino ngiye Nyanza nago mpometiza neza urumva ariko ngo niwo mu Gakenyeri Nyanza ngo hafi ahantu yitwa ku Gatsitsino ntago mpazi ariko ni Nyanza umuvandimwe yitwa Umukiza Obedi uyu musore abantu barebye umukino wa Mukura na Rayon Sport waberaga i Muhanga n'umusore wa Mukura ukina kuri kabiri yazamukiye kwa koca Mbungira i Nyanza no mwana w'umunyenyanza arahava ajya muri Muhazi ikipe ya Mukura muguzi Mukura muri Muhazi ibintu biri clear rero kubareyo Rayon Sport iri kwifuza uwo mwana ibintu biratunganye cyane Rayon Sport irafata miliyoni 15 Mukura ibisobanuye neza cyane biratomoye irafata miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda izihe Mukura ariko ntago biba birangiye ntago bihagije gusa kugira ngo Beda ave muri Mukura za muri zigiye ku ruhande izo ni ziri ku ruhande z'ikipe Rayon nirangiza navuganye n'abantu bamuhagarariye ngiye bamwegereye ndani nirangiza ifata izindi 10 iziho Beda abone kuza muri 25 mbombe Rayon nibe ntaye zifite poteza sura hagira nongera no guhamagara ntabirimo nta kongera guhamagara ni ibintu bisobanutse ubwo naho ninga Yushoa Emmanuel urabizi ko izifite ariko abareyo hano bari gutisha nabo bariho bakangira cyane baravuga bati bya Obede turabyumva ariko si we wenyine dukeneye muri Mukura bati twongeye kugaruka kuri Joseph Sake ndetse n'umuvandimwe witwira dukunda Erita Rayon burya ngo yamanutse ishaka intwari yakufura nta kuntu ari kubasiga ngo yamanutse ishaka intwari eshatu ariko uburyo ndi kubona Mukura iri kubyitwaramo n'abayobozi bayo n'uyu
babyita ngo iki mu gifaransa n'uyu muntu utekerereza Mukura ubwonko bwa Mukura managing director ubwonko bwa Mukura ukuboko kw'iburyo kwa Mukura Prote kugira ngo mu mutware bano bakinnyi Rayon birayisaba protengana cyane nago gorana wese ukugorana gutari mbere yo agaciro k'abakinnyi mbere ko Prote ajya muri Mukura asanzwe aba muri sports agency cyane nuvuga ngo asajya yisake bamwanze se Rayon yamwanze urumva yigaga muri IPRC arangije ajya akora izo short course zo agent no atangira nayo kujya afata agakora izo ngendo muri bihugu byava ko byo muri Afrika y'Hagati burasirazuba ndetse yewe no mu bindi bihugu kugira ngo yige ubwo buryo ni nayo mpamvu Ruvuyanga urabizi ko ubwo ikipe ya APR yaguraga abakinnyi bakura muri Ghana Mukura nawe yaguze abakinnyi ibakura muri Ghana yaguze Boateng Mensa ngira ngo na Abdul Jalil abo ngabo uribuka abo Mukura yabaguze kandi uvuga ngo bari muri bamwe mu bakinnyi babaye beza muri shampiyona Boateng Mensa usibye se Steven Mukwara abandi mu kimurusha ibitego muri shampiyona ya Ghana muri imyaka nk'itatu ishize rero bakimyeyo kandi none uvuga ngo abo Mukura ntigeze barenze mu 20 mu gihe APR baraguze muri Ghana turuza amafaranga ari yabaguze so uvuga ngo ubwo buryo bwe rero bwo kumenya izo contact kudiringa abakinnyi bazana muri equipe ububeremo umuyobozi kuri make none ariko iyo kipe nuvuga ngo we yabahaye ikintu cyo kuvuga ngo nzabafasha kuza kubona abakinnyi ariko tuzadusora kuko rabisiko nka ping pong nawe ikibe yamukora Victory Sport yara mu nyama amafaranga menshi nubwo yagiye bikanga mukora rero irana mugarura itatu se ni bamaye test muri Portugal so urumva rero nuvuga ngo kuri iyo deal yo kuvuga ngo abo bakinnyi basohoka muri Mukura Victory Sport uwitwa Prote yayifunze noneho Rayon ndayiha ubutumwa iramanga hitanga ayo mafaranga Obede muramubona mu yindi myambaro yindi kipe runaka kandi ikomeye mugiye mukimanga mugitekereza ngo amafaranga mugikusanya nyihamagara David ngo se ngo ngware 3 ngo waba ufite muri groupe ngo se ngo Samiri ngo ngware 2 wabona mugiye mukiri gukusanya musa nkaho muri gukora chapeau muri gukora fundraising hari ikipe iyafite ateguye kandi renzi imwe iyo ni kunshuro ya kabiri iyo kandi renzi imwe iyo kipe ikomeye ni kunshuro ya kabiri imugiyeho cyane ko iya mbere bayabaye nk'ibigorana ishaka indi obusiyo yashatse yabonye idakunda ari kipe nayo ikibazo kuri kabiri ifite ikibazo kuri kabiri n'abaturanye kabiri yayo tubiteke mu mureti cyangwa tubitogose mu bakinnyi bayikinaho kubera ikibazo cyo kuvunika cyane igihe kirekire amaze mu kibuga ntabwo ntabwo rakuze baravuga imyaka ngo ni n'amazi ariko undi mwana waje amusimbura umwana w'umuhanga nawe ariko ugikeneye experience ntabwo bamuha umwanya wenyine ngo akine yakwirara akeneye umuntu uza kumutera igitutu komeza udekirive rwose rero iyo kipe iri kumushaka cyane kandi amafaranga yo yo ntabwo kandi iyo kipe iranamugarantiza gusohoka kandi urumva Mukura yarashizeho urukundo abahungu muri bitangaza nepo mu bicara bavuga ati ku Gatsinsiro ni hafi y'icyuzi cya Nyamagana ako kana muze karakomeye aho niho Rayon Sport bahereye umugisha Padiri Shinwani wari Nyanza ngo niho yabatirije Rayon Sport muri 68 mu cyuzi cya Nyamagana Nyanza ako kantu ndakibuka cyane